uva ngo pfuka amahanga ngo Imana ngo yambwiye ko uri kumva ngo ufite imyuka mibi ngo yindi ngo ya karande nyine ikabije iteye ubwoba kandi yambwiye ko iyo myuka ngiye kugusengera kugira ngo igende burundu iyo ngusengera mu rusengero ntabwo iyo myuka yari kugenda yose yari kugenda ari igice niyo ngusengera handi ntabwo ari kugenda ko Imana yambwiye ko ngiye kugusengera hano iyo myuka mibi yawe yose nkayihamba mwarino rimbi nkuko bahambyemo bano bantu ngo iyo myuka mibi nibwiri bugende ariko nkoraho gutyo nyine ngo wititira ibiki nibiki ubwo byari bimaze kuba nimugoroba nka saa moya z'ijoro saa zishika saa 2 gutyo ndagenda nyine ndapfukama atangira nyine gusenga nkajya numva ari kuvuga Imana rero koko ariko wabanje kureba urumva nanjye naramwizeraga nyuma narabyutse nyine urumva nisanze aho ngaho nambaye ubusa. The Unity TV. Together we can change the world. Yes, gita The Unity ariko ntago ndi The Unity TV ngenyine ndi kumwe na Agasaro TV nkuko bisanzwe kuri korabo yacu ziza cyane. Agasaro TV nkuko bisanzwe mukobwa mwiza cyane. Ya nanone turi hano hitwa High Table. Hitwa High Table. Nyamirambo no twicaye turi gukora kino kiganiro kuri screen zacu cyangwa zanyu muri kubona umwana w'umukobwa umwadeperi cyangwa se mbabare nimba ari umwadeperi cyangwa se nimba ari umurokore ariko kigaragara ko cyo nuko ari umurokore ushima Imana ugaragara ko ari mu mwuka reka Megasaro abanza twakira umwana w'umukobwa hanyuma tumenye n'ikimugenza turakizi nuko yaje kuduha ikiganiro bidasa naho amagana ari wamunuza imbere bikasa naho tujye kumuganiza tutaravuganye ariko navuga yuko afite ubuhamya ndetse ubuhamya bwe baraza gufasha benshi ndetse ari n'ababicamo uyu munsi ejo arabazabicamo ariko bikaba isomo navuga rero ko kuvuga idini runaka si ngombwa weraza kuza kubitwibwirira atubwire byinshi bimwerekeye tuguhaye ikaze umukobwa utangiye tubwira amazina yawe. Yego murakoze cyane gusa ndakeka mbere ya byose nyine twabanze tukiragiza Imana kuko ari igena byose. Mana urera urakiranuka izina ryawe nirishyirwe hejuru tugushimiye ko abanye natwe uyu munsi data turagushimiye nukuri data wa twese turiho kubera imbabazi zawe ntabwo turiho kubera ko twebwe tubishaka turiho kubera ubuntu bwawe data nyiringabo Imana hari benshi batambutse hari benshi batakibasha kugenda hari benshi batari guhumeka ariko twebwe turacyari guhumeka suko twagukiranukiye rero sinuko twakoze ibishimwa n'amaso yawe ahubwo data n'imbabazi zawe ngaho turagushimiye rero nubane natwe mwa kino kiganiro utangirane natwe wera nyiringabo Imana udufashe data wera nyiringabo Imana kugira ngo data buno buhamya tugiye gutanga ngaha uzagire benshi data buhindura ngaho nukomeze ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Urakoze cyane kuturakiza Imana kugira ngo shitani aza kwitambikamo. Amazina yawe ni nde wiswe n'ababyeyi? Amazina yanjye nitwa Igiraneza Anita. Anita. Yego. Umukobwa ushima Imana n'abantu. Sengera muri ADPR. Nyuma cy'uru mukobwa. Hanyuma hari ikintu mita nibaza Anita mu buzima busanzwe ndabona ugaragara nk'umuntu utuje cyangwa se umuntu mbese ubona ko ufite ibintu byinshi kabisa nahereye kare simbikubwire mu kiganiro gusa nahereye kare mbona uburyo ki witonze abantu meze nk'umukobwa uri kurambagizwa kabisa. Oya ntago ari kurambagizwa ahubwo nuko hari ibintu byinshi umuntu wenda agenda anyuramo so nyuma nyine yabyo bigatuma nyine ubasha kuba watuza. Muri make umuntu aca muri byinshi navuga biteye ubwoba ariko nyuma bikagera akavuga ati n'ubundi byisi n'ubusa kabisa reka nshyira agapira hasi ngarukira Imana. Ni cyo kintu cyatumye umuntu witwa Anita yifuza kuba noneho yajya mu Mana. Njyewe amateka yawe ewana shanda yazi sinzi niba nawe uyazi ni danje ngewe ibyo nzi wenda sinzi nimba nawe abyemera reka bare bitwibwira nje byiza tubwire gatoya ku mateka yawe y'ahantu hahise Anita. Ni birebire cyane gusa ubu ngubu nyine ndashimira Imana nyine yatumye mbivamo ndashimira Imana nyine sinzi nyine uko nabivuga nyine navuga Salomo niwe yigeze kuvuga ngo ibintu byose ni ubusa kuko niwe muntu tuzi nyine washatse abagore benshi cyane muri Bibiliya bavuga ko yashatse abagore 1,000 ariko nyuma y'abo ngabo 1,000 yabanje gushaka abagore 1,000 umukobwa wese abonye mwiza akavuga ati uriya mugore n'uwanjye uwabonye wose mwiza nyine wese nyine agahita amugira umugore
bavuga ko nyine no mu gihe cyo gusaza kwiwe kwa kundi yari ashaje nyine agendera ku kabando agendera ku gakoni nawe ntiyigeze yihangana avuga ati ndashaje sinashobora abagore sinagira uti yaravuze ati nubwo nshaje mu gihe ndi mu nzanire na kariya nzajye ngakabakaba nzajye ngakorakora nyine menye ko ari umugore wanjye uwo ngo bamuzaniye wabaye w'igihumbi n'umwe nyuma yaho agiye gushyiramo umwuka nibwo yavuze ati ibintu byose ni iki ni ubusa kuko nta kintu atari yarabonye cyane ariko abona ko ari ubusa abona ko nyine abona ko ibintu byose nyine ari ubusa niyo mpamvu rero n'abantu nkatwe twagakwiye kureba ibintu byose nyine tukabifata nk'aho ari ubusa mu gukizwa kanjye rero mu gukizwa ni birebire mu gukizwa hari impamvu nkuru iba yaratumye ukizwa kuko buriya abantu benshi iyo ugiye kumubaza impamvu y'ikintu aravuga ati natangiye bimeze gutya ariko nza kwisanga hari impamvu runaka ikomeye yatumye nkizwa wowe byagenze bite mbere yuko tugera ku gakize twe twamubajije ahahise h'ubundi ni birebire nyine ahantu hahandi ureba ugasanga buriya ntuzarebe umuntu uvuga ngo ngewe ngo naretse inzoga niba yaraziretse nyine aba yarazinyweye cyane bihambaye nkanjye ubu ngubu uku nguku nyine nta nzoga ibaho mu buzima ntanyweye kandi natangiye kuzinywa nkiri umwana muto cyane umwana w'imyaka 8 natangiye gusambana afite imyaka 8 kandi nsambana n'abantu banduta nkagenda nkajya kurara mu tubari nkajya kubyina mu tubari nkaryamana n'abagabo kugira ngo banyishyure bampe amafaranga nyine kandi na ya mafaranga bampaye yabaga ari menshi pe ariko ntagire ikintu amarira ugasanga nk'umuntu agwaye nk'ibihumbi 50 kandi uri umwana w'umukobwa ubiwanyu baragutunze nta mwenda wigurira nta ki wigura kuko nubwo nabikoraga nageragezaga buryo ki bwose ababyeyi banjye batazayibona ko muri Bibiliya muri ahantu handitse ntihera sinibuka ukuntu handitse gusa nzi ko handitse ngo umwana w'ikirara w'ikirara ababaza se kandi akabera nyine ikirumbo uri kumva mwiyo byose rero nubwo nabikoraga nagenderaga ku iryo jambo ko nigeze kujya muri école de dimanche kera ni cyo kintu se cyakujyanye mu buraya uri mu rugo n'ubundi umenyerwa buri kimwe ariko bwa buraya buranga ubujyamo bwo kuryamana n'abasore abagabo mbese navuga inzego zose navuga ko ari satani pe navuga ko ari satani kuko nta kintu nari mbuze mu rugo nararyaga icyo nshaka ntambara ndetse nkaniga kwishuri n'ingiye waryikuyemo mu rugo nta kintu batakoraga navuga ko ari nka satani pe niba mu rugo papa yaratahaga akavuga ati bana banjye batahaniye amata batahaniye jise urumva ngiye nkabirengaho nkabisiga mu rugo nkajya kubishakira mu kabari kugira ngo ngire ute mbone za nzoga kugeza naho nyine shangazi wanjye yaje kugera aho nyine arabimenya ko nzinywa aza kunkura mu rugo nyine anjyaniwe aravuga ati icara ahangaha niba ari inzoga ushaka uzajya uyinywa ariko ndanga nyine mbirengaho ndavuga ati inzoga yo mu rugo akenshi bavuga ko abantu benshi bakunda kunywa inzoga no kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo babitewe n'ikigare n'aho bakuriye n'ibintu nk'ibyo wowe waba warabikuye he kugira ngo nawe winjire muri ibyo bintu kandi numva muri famiye yanyu batari bateye batyo nje rero naba nkubeshye naba ngiye kubeshyira abanyarwanda pe ngiye kubeshyira abantu ngiye nta kigare nigeze ngenderamo cyane cyane ko nta n'abantu nkunda kugendana nabo sibye ko ndageze mu kabari nkahura nabo ariko mu kabari ni ngewe wijyanyemo pe nta bantu bigeze banjyanamo muri make niwe wabyigishije ni ngewe wabyigishije ntabwo najya kuvuga ngo cokoza ikintu cyo nzi niyigishije ni ukunywa inzoga ariko kuvuga wenda ngo ngiye gusambana kuryamana n'abagabo nabyigishijwe n'abagenzi banjye hanyuma mpita nibaza ikibazo gikurikira ese muri bwa buzima bwose wanyuzemo bwahahise wari utangiye no kutubwira turondorere ubuzima mbese waciyemo bwahahise noneho buteye ubwoba cyangwa se umuntu uyu munsi yakumva akavuga ati Imana ikura kure yego nibyo nakubwiraga nyine naragendaga nyine guhera ubundi iminsi naruhukaga ni 2 mu cyumweru kuwa mbere no kuwa kabiri ubundi guhera kuwa gatatu nabaga nagize uti nagiye mwana umukobwa nagiye mu tubari nagiye ahagana hehe nangira kugenda menyana n'abantu nyine ukugenda uryamana n'abantu b'abakobwa bano twavuga baba bahagaze ku bandi bita indaya uko bagenda baryamana n'abantu bagenda nyine babigiramo experience nyine uvuga ati bino babikora gutya ukasanga nyine abifitemo uburambe
nk'ibyo ngibyo nyine muri uko kubaho gutyo mw'ubwo buzima ndagenda mpura n'umuntu nk'umusore umwe nyine aza kumbwira ati mfite channel imeze gutya na gutya twakoraho nyine ibiganiro bimeze gutya na gutya ko nakundaga kuvuga ibintu by'ibishegu nyine cyane ubwo by'urukozasoni by'urukozasoni nakundaga kubivuga cyane nyine ibintu bidashije Imana icyubahiro nyine nambwira ati ayo magambo yawe ukunda kuvuga twayabyaza umusaruro bavuga mu buzima busanzwe leta profita ashaka ko mubikoresha mu kazi nabivugaga mu buzima busanzwe turi nko kuganira twicaye nk'ahantu nyine nkabaterera story cyangwa twasohotse nkabaterera story nkagati uko wafata umuntu ukamugenza gutya na gutya na gutya nkabivuga gutyo nyine biteye isoni nyine noneho nk'uko kubivuga gutyo umusore nyine aza kugenda nyine we arankunda mu kunkunda kwe nyine arangije nyine arambwira ati nyamara ayo magambo uvuga twayabyaza umusaruro ndamubwira se twayabyaza umusaruro gute ambwira ati hari ukuntu twayabyaza umusaruro ukazajya ubona amafaranga sibyo utavunitse kandi nako kabari wakagiyemo sibyo ukabona n'andi mafaranga ku ruhande ndamubwira ati okay ni wowe nshaka pe uwo musore urumva nyine naramwegereje mwigirayo inshuti ngerageza buri kimwe cyose nyine kugira ngo tube inshuti hanyuma umunsi umwe nyine tuza gupanga gukora bya biganiro nyine bya mbere twagiye kubikorera kuri channel runaka atari ngombwa ko mvuga y'izina tugiye kubikora nyine ni ibiganiro biba ngombwa ko ukorera ku buriri tuvuga wicaye ku buriri ukabivuga wigira ukuntu nyine birimo amagambo nyine adahesha Imana icyubahiro ntabwo ari ngombwa ko yasubiramo ahangaha hanyuma njya numva ikintu ngo akenshi ngo muri biriya bintu n'igihe biviramo kuba mwakira amaporono nibyo ego nibyo koko ko amaporono bwo wayakora kuko usibye Imana yonyine yahabaye nyine ikantabara n'amaporono nari ntangiye kugira ute nari nangiye kuyakina nari ngiye gutangira nyine kubikora kuko nabyo nta hantu bitaniye n'amaporono niba uvuga ikintu se ukakivuga nyine ugikora ikintu kiba kibura uba uri kucyakitinga kuko ikintu kiba kibura n'uwo mubikorana ni nka uba wambaye ubusa ubu uri gutesha icyubahiro cy'Imana niko navuga rero bivuge ngo baramutse bakuzaniye umuntu hafi aho ngaho mubikorana nta kabuza porono mwayikina nyuma y'amarido ntago iyo mwagerageza kubikora wumvaga byibuze wifuza nka kameramani cyangwa se boss wawe ukumva hari icyo mwakora cyangwa mwarabikoraga bibaho cyane ariko sibyo wenda ko ngiye bitakunze kumba inshuro nyinshi wenda najyaga kubikorera hanze nyine ku bandi bantu ariko niyo nabaga ndi kubikora nagiye kukubeshya nagiye kwirarira nataga numva mbishaka umva mu mubiri nyine hari ukundi kuntu mpindutse sibyo ariko nyine nanone nkagira kwifata bitewe n'iki bose wenda araho kameramani araho ugasanga nyine ngizemo akantu k'agasoni ukuntu ariko ntabwo byambuzaga nanone kugera hanze ngo njye gushaka nkahita navuga ati reka nkajya gushaka aho tubikorana hari ikintu sasa njya nibaza akenshi na kenshi iyo bavuga muri bya bintu ngo umukobwa twe nk'igitsina gabo dushaka kubishaka bigahita bigaragara ku kanya ariko bigahita binashira ubu wavaga aho ngaho ukongera ukibitekereza mpaka ugiye gushaka undi muntu mu bikorano atari ukukubeshya sibyo navaga aho ngaho maze kubivuga bumva byo byari nk'akazi nabaga maze kubivuga nkagenda urumva namaraga gusoza akazi bakanyishyura amafaranga twumvikanye bakayema namara kuyafata nyine nkahita ngenda nkajya gushaka uwo muntu habaga hariho nk'umutipe w'inshuti yanjye bisanzwe dukunda gusangira agahita amuhamagara amubwira ati uri hehe nsanga aha tunywa akantu nkumva tukakanywa twamara kukanywa bitewe buriya hari ukuntu uganiriza umuntu bitewe n'ukuntu uri kumwikoraho nyine agahita avuga ati nyamara uyu muntu arashaka iki ngiki agahita amenya icyo ushaka kuko uzarebe n'umwana uri kugutereta ikintu umwana uri gutereta umubyeyi w'ikintu aramureba agahita avuga ati wa mwana we hari ikintu uri gushaka ntabwo ugenda nyine uri seri wigize seri ugenda wipfishije nyine uvuga ati sheri ibiki n'ibiki niba muhamagaraga wenda tuvuge Patrick ijya uwo munsi Patrick wishyira hasi uvuge bebe uvuge sheri ibintu nk'ibyo nyine nawe nyine kuko ari umuntu mukuru ahita amenya icyo nyine ushaka hanyuma iyo wagendaga mu nzira ukora ibintu nka biriya ntiwumva gufite isoni njyewe mw'icyo gihe numvaga nta soni mfite
kuko nubwo namaraga kubikora k'uwo nguwo nageraga mu rugo nkabika ibikoresho wenda mvuye gukoresha nyine ntamara kubibika nyine ubwo namaze kubikorana na wa wundi nagiye gushaka nkagera mu rugo namara gukaraba nimugoroba nka 2 cyangwa 3 nkaba mfashe moto nkajya mu kabari nanone nkajya gushaka y'abandi basore kuko nago numvaga nyine muri make byabaga ni nk'indwara nyine navuga ko ari nk'indwara byabaga ari nk'indwara siko umuntu rero atarwara indwara yo gusambana ntabyemera arayirwara cyane umaze gusambana n'umusore ugiye no gushaka undi musore ibi bibaho we n'agasore ka fake oya nago najya kubabeshyira ngo mvuge ngo nabaga nahuye n'agasore ka fake katazi yarabikoraga pe nkumva ndanabihaze nagira mu rugo namara gukaraba ata numva nyine bwa buciye nyine bwo mu mubiri nyine buragarutse ata mvuga ati ubu gahunda no kwambara nyine nkahita mfata moto nyine nkajya kurara mu kabari bikagera naho byajyagaho ndabyuka hari umunsi twigeze kujya kunywera ahantu ni n'ahangaha nyine mu Rwanda twigeze kujya kunywera ahantu tumaze kujya kuhanywera ndi kumwe n'abakobwa babiri b'inshuti yanjye noneho turagenda nyine tujya kuhanywera umukobwa umwe aba aravuze ngo muze mbereke ahantu mbajya nyine twari turi kunywa inzoga noneho abantu twari turi kumwe yego bari kuzigura nyinshi pe ariko nyine bari kugura ubwoko tudashaka twabwira ngo umuguru ubwoko ubu nyine bakumva ko nyine tubasusubuye twabiyemewe ibintu nk'ibi umukobwa umwe ahita avuga ati muze mbajyane ahantu nyine hari umutipe inshuti yanjye mane ajye kutugura inzoga twishakira ndavuga ati sawa nkuye twagiye umutipe twabanje kumuhamagara atubwira ati ntabwo nava mu kazi ariko mufate taxi voiture ibageza aha n'aha ndaje mabasanga yabaga siko muri timu we yaramuhamagaye kuko yari sheri we noneho amuhamagaye atamubwira ati ariko ntabwo nguhamagaye ndi jyenyine ndi kumwe n'abandi bashuti banjye babiri doke nta kibazo nimufate kandi nyine nawe yabaga ari kirara nta rukundo mukeneye uwo mugabo simbizi kuko twahuye we rimwe niko navuga twahuye rimwe noneho umugabo turagenda nyine twicara ahantu turanywa ninkubwira ngo nyine turanywa hari umuntu unywa avuga ati wese uriya wanyweye bitewe n'inzoga nanyweye icyo gihe iyo umuntu ambwiye ngo yanyweye mba numva ari kunsetsa kuko wagira ngo ni nk'ikintu bafataga bagasukamo nyine nk'ikigunguru wafataga nyine ugafundura ugahita usukamo ugatereka kandi nanone twari twanyweye inzoga umugabo niba yararebye amafaranga tumukonsomye akavuga ati aya mafaranga bano bakobwa reka nyababyaze kuko ntabwo yari kutubwira ati murishyura icya kabiri nanjye nishyura icya kabiri ntibishoboka nanone ntabwo ari kutubwira ngo murekeraho kandi yiyemeje kudusohokana ntabwo bibaho twaranyweye ahubwo we ikintu yadukoreye cyangwa mu bahitoroshe ikintu yadukoreye twari abakobwa batatu aragenda ahita ni nkaho yahamagaye timu yose yabo bakorana cyangwa se wenda y'inshuti ye ntabwo mbizi ubwo twese twasinze ariko nubwo nasindaga njyewe nabaga mfite ubwenge twasinze turagenda nyine abaratubwiye tuve mu kabari tujya ahantu nyine iwe mu rugo nyine tugezeyo ni mu nzu y'ibyumba 3 na saro aragenda twagezeyo turi batatu abakobwa batatu nawe nyine wa kane ari umwe muri ya nzu y'ibyumba 3 na saro tugera ku cyumba cya mbere abarambwiye nyine nginjiramo hano ndavuga se twanje twicara muri saro tukajya tugakora na douche umuntu akajyama yakoze douche ngo mu cyumba harimo douche baburetse ndamubwira ninjiyemo kuko mbona douche irimo babana nazinze rero ndavuga ati nyine we na sheri we bagiye kurara nyine bikorera umuti nyine nta wamenyekanye iryamiye mu kwinjira muri icyo cyumba ninjiyemo nyine ndagenda njya muri douche kumbi n'undi buri mukobwa yajya mu icyumba cye nyine abanje kugira nyine umukobwa we njye nagiye muri douche urumva ninjiye mu cyumba nkuramo imyenda maze gukuramo imyenda mfatira swime njya muri douche maze kujya muri douche mu gusohoka muri douche nasanze ko buriri hari abagabo batatu kandi batanambaye n'imyenda bose nyine bari bakuyemo nyine bambaye nyine uko bavutse ariko kuko byari ibintu usanzwe ufiringa ukunda n'ubundi numvise ko nyine ari ibintu bisanzwe njyewe numvise ko nyine ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho turaganira ndavuga ati ubu tugiye kunywa inzoga nyine n'abandi bagiye kuza ubwo numvaga ko nyine wenda ninjya no kubikora ndabikorana n'umuntu umwe apana batatu ubwo ngubwo birangije nyine ndahagase mwazanye inzoga twangoye inzoga ni izanyuma ngo turaba tuzinywa nyuma nyine kumbi buri muntu wese yajya muzanira abahungu batatu nyine buri mukobwa batatu nawe na wa mushuti we yahise amuhamagarira abandi basore babiri bamujyaho ari batatu
turagenda nyine muri icyo cyumba nyine umva nibwo bwa mbere byari bimbayeho mu buzima nyine ubwa mbere nyine yarabikoze numva nyine ntanankoze n'uwa kabiri ajyaho numva ntanankoze n'abo barangije nyine so sinzi nyine ukuntu sinabona uko nabisubiramo kuko nyine Imana ibabareye kuzongera kubivuga bose nyine bangiraho rimwe batatu icyarimwe bose babikorera rimwe iyo nzu noneho twari turimo inzu irimo nk'hano hagati ifite urupangu nyine runini nyine ifite ntuza nini cyane ntabwo izindi nzu ziri nk'ara hirya ziri hehe aho baragiye bacuranga radiyo bamariramo volume ntiwasakuza ngo uzabone umuntu ugutabara ahubwo narasakuzaga nkumva na mugenzi wanjye nawe arimo arasakuza niryo jwi numvaga nasakuzaga nkumva na mugenzi wanjye ari gutabaza uko mpamagara ati runaka ngwino nabare nawe nkumva ari kuvuga ati runaka vayo nabare nyuma ubwo nyine byaje kugira ngo nyine bamaze gukora ibyo bakora nyine nkumva nyine twarasohotse ariko nta n'umuntu n'uyu n'umwe wabashaga kugenda twagize twakurikiye inzoga nta n'ikindi kintu twakurikiye ngo ari inzoga gusa zaje tujyanye birangira n'amafaranga ntayo baduhaye na taxi voiture buducyure cyangwa se moto byibura babajugunyanze muri kubera habe n'icyatanu baduhaye batujugunya hasi turigendera ari inzoga nkurikiye Imana wenda ntacyo kugira nuko nagize wa mutipe umwe wari waranjyanye gukora bya biganiro ndamuhamagara ndamubwira ati mfite akabazo k'ikise narwaye igifu nyine nawe urumva naramubeshye kuko we nubwo twakoranaga ariko yarameze nk'umuntu ufite urukundo yarankundaga nyine ntabwo nari kumubwira ngo naraye mu bagabo ntabwo bishoboka ubwo ngubwo byageze aho ngaho nyine ndagenda ndamuhamagara ndamubwira ati byagenze gutya ndwaye igifu ndi kwa muganga ibintu nk'ibi ndabyibuka yanyohereje 3,000 hagati rero mw'abakobwa mu bino 3,000 kandi mu busanzwe ntabwo twari dusanzwe tugenda kuri moto cyangwa tugende wenda twakabije ni moto twagendagaho ariko urumva nayo mafaranga ntabwo yari kudutegera bitewe n'ahantu twari turi ntabwo yari kudutegera moto ngo tugeze nyine twese mu rugo uko turi batatu nanjye ubwume ntabwo nari kuyategamo moto ngo ngeze mu rugo hagati mwihagarareho nyine hatagira umuntu dushishamo ijisho tugira ute tugenda dukozeho nyine ku ikarita tugenda dukozaho nyine tugera mu rugo sinaryamye iminsi ngahe ndakeka ari umunsi umwe ndongera nsubira mu kabari nanone nibyo wahuriyemo nabyo ndongera ndibagirwa nyine nsubira mu kabari kujya mu kabari nyine byaje gusa nkaho nyine bigiye binaniraho gatoya nkajya mbona nyine bya biganiro nyine by'ibishegu nyine nakoraga nkabona birimo biragenda byinjiza ndavuga ati we bya bintu reka mbiha agaciro birimo birinjiza koko nkagenda mbikora nyine mbikora gutyo ahubwo nagenda mu muhanda nava nkanga nagera nk'ahariya nkabona mugenzi wanjye nyine nkabona undi muntu aravuze ngo iyi dore wa mukobwa ngo wakoze iki n'iki nkumva nyine binteye ishema njyewe numvaga ko binteye ishema nkagenda ejo nkakora ikindi kiganiro nagenda mu muhanda nahura n'umuntu akambwira ati ko mudaheruka gukora ikiganiro ko mudaheruka kugira ute wowe kumva bya bisheke numva ni byiza nyine nkumva biranshimishije kuko numvaga ko nyine ndi icyamamare nyine numvaga ko abantu nyine banzi kandi mu bintu nyine bibi nyine bidashije Imana icyubahiro hanyuma kudaheruka kuduha kandi nkumva nyine ni byiza umuntu akanyandikira akambwira ati basi ubutaha uzatubwire kuri ibi n'ibi nkagati nzabikora nkahita mvuga ati bya bintu zika ari sawa muri abo bantu banyandikiraga nta nubwo yari abo mu Rwanda gusa harimo n'abo hanze banyandikiraga bakambwira ati gutya na gutya turakwemera ibintu nk'ibyo nkavuga ati ibintu ni ibi ngibi nta kindi ibintu ndagenda nyine mbishyiraho amaso nyine mbishyiraho n'umutima ku buryo nageze n'aho nyine bambwira ngo dukene porono usibye ko nyine wenda Imana yantabaye ntari nabikora ariko nari nabikoze nari nabikoze nuko wenda nabashije gutuma bidasohoka hanze ariko kukina nabwo narayikina n'ubu video yayo iracyahari ariko ntago nyine yajya hanze nyine urumva rero mw'icyo gihe nta bwoba nari mfite ahubwo naragendaga nkumva ndi proud yabyo nkumva nyine ndabyishimiye nyine nkumva ni byiza ahubwo ubu ngubu nyine nakijijwe ubu ngubu nakiriye Yesu nyine nibwo bisigaye binteye isoni nyine nsigaye ngenda mu muhanda nyine nkumva binteye isoni nyine sinzi nyine reka tugaruke wenda tunagaruke ku gakiza tugaruke ku gakiza kawe aba ariko tuvugaho cyane noneho ubu ngubu urazengurutse ugiye mu buraya ukoze porono unyweye amayoga ugiye gute hanyuma uko twagusanze umeze gutya gutya nakiriye Yesu
nyine byaciye mu zinzira Mana yanjye we, byaciye mu nzira ndende ariko ni ukuvuga ngo bajya bavuga ngo inzira z'Imana nyine ni ndende. Ni ahantu Imana iramutse igushaka wowe uko biri kose yakubona, naho waba wishe he yakubona. Rero inzira z'Imana ni ndende. Naragiye nyine muri ibyo bintu nakoraga nyine by'ibiganiro, muriraho nyine n'abantu bagenda bambwira gutyo nyine bambwira nyine prestation, bambwira komerezaho, bambwira ibintu nk'ibyo nyine. Nza guhuriraho nyine n'umuntu w'umupasiteri, mbere nyine abanza kunyandikira, yabanje kunyoreza ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi 21 niba ari kangahe 21 ku murongo wa 5 nyine komanura, arambwira ati uze gusoma nyine uze gusoma nyine rino jambo. Arambwira ati kubera icyo unyohereje bino bintu, ndanamutuka icyo gihe cyane nyine. Arambwira ati woze kurisoma, ndarisoma nyine nuko nibuka nyine ko ndurivuga ariko ndumva nararisomye. Umuntu tugenda tuba inshuti gutyo nagasohora nkabona yagiyeho nyine, nkabona yarebye byose yarayikinze nyine, yarinze ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndari umupasiteri akambwira se nyine akajya ngira inama, akambwira wazakijijwe ibintu nk'ibyo. Ndamubwira ati rero gukizwa ni mu mutima w'umuntu, rega ndakijijwe. Ese kuvuga ibintu niko kubikora, kandi niyo najya kubikora Imana yanga icyaha, ntabwo yanga umunyabyaha, ntabwo Imana yanyanga, ningenda kubikora nzihana. None se ngo urabona Imana izahora ikubabarira buri munsi? Saa 8 ukoze icyaha Mana mbabarira, saa 9 ukoze icyaha Mana mbabarira. Ubwo urumva nyine ibyo bintu ari sawa? Umuntu tugenda tuba inshuti gutyo nyine, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umunsi umwe nyine nza kumase usengera hehe, nanjye nzaze nyine nzaze kumva ku ijambo, nzaze mu materaniro nyine numve ko iryo jambo ry'Imana ryawe ubundatira ubundi. ndashaka kumukwisha Njyewe bitewe n'ifoto ye yari nyine yari yashyize kuri profile yiwe, nararebaga nyine nkabona ni umugabo mwiza, ntabwo agaragaraga nk'umusore, agaragaraga nk'umugabo, ariko ukabona ni umugabo mwiza nyine pe, ushimishije nyine, wagukurura. Namuga sheri bimeze bite nyine, usengera he nanjye ndaze gusenga, nihe usengera ndaze gusenga. Ndakeka n'icyo gihe nahise mpanga kujya kugura akajipo, n'utujipo twari tugezweho nyine tw'udusimirikwire tugufiya, dufite imashini inyuma. Ndavuga ati kano kajipo niko nzagenda nambaye kugira ngo ninamugeraho ndi mu materaniro. Ndavuga ati n'ikimenyimenyi yewe nzajya mu materaniro ndi uwa mbere kugira ngo nicare mu mwanya w'imbere. Iyo wicaye inyuma nyine nta muntu ukureba, sibye abo mwegeranye b'iruhande rwawe gutya nyine, ariko nta muntu uba ukureba. Ndavuga ati nzazinduka kugira ngo nicare kuri wa mwanya w'imbere, kandi nicare ahateganye n'ahiwe, sibye nicare ahateganye n'ahiwe. Ndangije nyine arambwira ati rero nubwo tuvugana njyewe ntabwo ndi hanze ndi Uganda, ariko nabwo ubishaka wazaza. Ndamubwira ati reka njye mutike sinayabona, niba koko ukunda Imana kandi ukaba ushaka ko n'abantu bahinduka, uzanyishyurire tike, hanyuma nze nyine mwayo materaniro yawe, nze nyine nanjye numva ijambo ry'Imana, numva icyo Imana ishakira wa mugari. Ariko we gahunda yawe yari iyihe rero? Gahunda yanjye ariyo kumugusha nayihe. So ndagenda nyine, maze kugenda we yanyohereje tike nyine, kujyayo ndagenda. Maze kujyayo ndagenda njya no mu materaniro nk'uko nari nabipanze, kuko hari agasengero ifite mu rugo k'umukara nyine, iyo narakambaraga nyine then gasa nkaho nahishe imoko yonyine, nabaga meze nyine nk'umuntu wambitse imoko yonyine. So icyo gihe rero niko nagiye nambaye ndako kajipo nyine, urumva nagiye nyine muri make meze nk'umuntu uri kumukuru, uri ushaka kumusedwiza. Ngezeyo nyine ndagenda, aranyakira, yabanje kunjyana ahantu nyine, aranyakira arambwira tutaza kwicwa n'inzara. Ngerageza buryo ki bwose aho hantu twahaguma amateraniro agapfa nyine, biranga. Bigeze aho ngaho tujya mu materaniro, tugiye mu materaniro nyine turasenga birarangira, ariko ngiye nubwo we bari gusenga ngiye nasengaga bitandimo nyine. Wicaye imbere rero tubwire. Numvaga nyine bitandimo ko nari nicaye imbere, nageragezaga buryo ki bwose, kuno nicaye uko nguko, hari ukuntu uba wicaye ukuntu nyine ariko ukaba uhamye hamwe, ariko hari ukuntu nyine wicara none ukicara uri kureba umuntu, tuvuge ndimo ndakureba nkicara nkwiryaho, ukagerageza buryo ki bwose uzamura akaguru wongera uzamura, kandi ukoresha buri kimwe ariko ari uri kureba. Hanyuma se ko watubwiye yuko yabaga Uganda, icyo gihe mwari muri Uganda, mwari muri twari turi Uganda. Warateze ujyayo? Okay. Nyuma nyuma y'amateraniro twaje gusohoka nyine turagenda, ndamuhobera
ndamubwira ati pastor amateraniro nyine yagenze neza wigishije neza arambwira ati wimpobera gute cyane wambaye na gutyo abakristo batabibona ukundi ndamubwira ati ahubwo mpobera cyane none se abakristo barakubuza guhobera ushaka abantu bakizwa se nushaka abantu bakizwa mpobera neza umva nyine yarambwiye ati baburetse hari ahandi hantu ndi buze kuguhoberera nyine we twaragiye nyine tujya ahandi hantu urukumva tugiye kwiyakira agiye no kunshakira nyine aho ndi burare ariko ikintu cyambabaje ni uko nyine byarangiye nta kintu akoze ibyo natekerezaga cyangwa se napanze ko turi bukore birangira nyine bitabaye ndataha ndagaruka nyine ngaruka mu Rwanda twajya dukomeza tukaganira nkamubwira ati narwaye nkabona nyohereje amafaranga nkamubwira ati nkeneye iki nkabona arakinyoherereje ariko ntabe yambwira ngo njye nawe tubashe kuba nyine twasambana cyangwa se tubashe kuba twaryamana ahubwo nyine agahora ambwira nyine iby'ijambo ry'Imana aribyo nyine byabaye byinshi muri muri make wari wararambiwe numvaga nyine yarangeze ahantu nyine numvaga yarangeze ahantu gasaba amafaranga ubundi abampa nayiki aba yikurikize nyine nkumva nyine ni ibintu nyine biri aho ngaho biza kugeraho nyine urumva ntago nagiyeyo rimwe gusa nagiyeyo inshuro nyinshi nkahora njyayo nyine nkagaruka nanone nawe aza kugera haza mu Rwanda nyine ariko yaje nyine aje kudusura gusa nyine naba nasinze noneho bikanyanguza kumuhamagara nkaba ndamuhamagara nyine nkumva nyine ona ari ukuntu abantu banywa inzoga ndabizi ko 99% akenshi iyo wanyweye inzoga wita hari umuntu wiyumvamo njye n'uwe dasinzi mwako njye numva ngo ari usinda agasinda ahamagara boyfriend we akumva niwe ashuraka cyangwa se agasinda umu-ex we ngo abenshi rwose iyo basinze babumva bahamagara abakobwa nyine 99% nta bintu byo kwihagararaho nta iyo udahamagaye boyfriend wawe uhamagara ex cyangwa ukaba ufite igishuga daddy ku ruhande mva cyagusajije ukaba utagitekereza uri muzima ntugitekereze ukumva ko nyine ni umuntu usanzwe nyine mwana w'uru kumva ko ari umuntu usanzwe ariko wamara gusinda kumva mu mubiri wawe harimo haragurumanamo umuriro nyine wo kuba wagira ute mwabonana basi mubona umukoreho ngiye rero narasindaga nkahita muhamagara nkanarira amaso agatukura akambwa se wabaye ngati basi mbabara unyohereza ifoto yawe wambaye ubusa ariko mubwire ubibwira umugabo uwo ngo nyembi mubwire ari pasteur shayo mukobwa ndumva ari umuti wamenye ayo maratokesha nyine mu izina rya Yesu y'ibiki ngati sheri basi mbabarira rimwe ryonyine nkajya ubwo niba nabaga nanywereye mu wenda muri hotel runaka cyangwa se muri bar runaka nkajya muri toilette zaho nkafata umushuti wanjye w'umukobwa nkamubwira ati tugende nkwereke tukagenda ahantu nyine muri toilette nyine hihishe nkakuramo imyenda yose akamfotora nkahita nyine musendigira iyo foto mfite nkamubwira sheri urumva ibi hari birenze ngetse ko mbikoze wowe wabikoze ukayinyoherereza bose rero agahita anyohereza record nyine yansengeye nyine ari kunsengera ariko mbwira ati ntakizwa ibi nibi nkamubwira ati reka kagenda gahambira ariko urumva gukirizwa ino biragoye gukirizwa ino naba ndi muzima naba ntanzuka nanyweye nkumva ni ibisanzwe nkumva nyine nawe nshaka ariko namara kugakiramo nataga numva mushaka rero ikintu cyaje kumbabaza mu buzima n'ubu ngubu nyine nyitekereza nkumva nyine kirambabaje ni ukuntu nyine ibintu byose ubona ko byera ntago ariko biba byera ibintu byose watekereza nyine ngo ukabona nyine umuntu yagiye hariya yuzuye umwuka yagize ute burya ni inzoga akenshi wenda hari umuntu nshuti wanjye umwe wambwiye twigeze kunyura ahantu abantu bari gusenga tuvuye mu kabari twasinze ndabyibuka hari mu gitondo nka 2:00 twaraye tunywa turamuka tunywa noneho tugenda mu muhanda tugiye gufata izindi nzoga ahantu nyine twe kunywera mu rugo rw'umuntu inzoga zirashira aravuga ati tugende kuri boutique tugiye kugira ute kugura inzoga twongere tuzizane nyine tunyura ku rusengero dusanga umusore n'umugabo hagati aho ngaho sinibuka sanga rwose yafashijwe mu mavuta y'Imana arimo aravuga ijambo ry'Imana nyine abigukoresha rero wenda ntabwo ngiye kumucira urubanza ngo ni inzoga zamukoreshaga kuko simuzi nuko twari tumuciyeho gutyo ariko aho kuzura umwuka cyangwa se gusenga ari inzoga n'itabi nyine byabaga bimukoresheje mwari mufite imyuka noneho nyine birangije njyewe
nyuma ariko byaje kugera binciramo bitewe n'ikintu uwo mupasiteri twari twarahuye si umuntu wanyorezaga amafaranga akitonda akanyoreza tiketi nkagenda injyana n'ingarura bikarangira nta n'ikintu nsabye naravuze ati ba bantu koko ushobora kuba bafite umwuka w'Imana kandi yaba ari kubwiza nkabona ari kujya mu mwuka nyine yafashijwe nyine abirimo neza uvuga ati ba bantu bari mu mwuka w'Imana imbere ye uri gushaka nta kintu urumva bavuga ngo bajya bavuga ngo niba ushaka inka ryama nkayo ikintu cyose ushaka nyine ushaka kugeraho byange bikunda uragiharanira niba ushaka kujya gufata wenda irasahani ni urugero urahaguruka kugira ngo uyigereho ko ntabwo uzayigeraho wicaye sibyo urahaguruka nyine kugira ngo uyigereho nta kintu ntabaga nakoze kugira ngo nyine mbone ko agwa mbone ko nyine yagize nawe irari muri we nyine numve anshaka ariko bikanga bikagira byose bikampfira ubusa nta kintu napanze yewe rimwe na rimwe hari igihe nigeze gupanga na kano kantu nyine hari utuntu ufata nyine ugashyira mu nzoga y'umuntu tw'itabi ariko iyo ufashe iryo tabi ukarishyira mu kanyobwa umuntu ari kunywa ubwenge nyine buragenda nabyo narabikoze nk'inshuro nk'eshatu ngo ndebe ko bwagenda akabinywa n'ubundi akaguma ari wa wundi namukora ahubwo nkabona ari kunokesha mu izina rya Yesu cyangwa se uri gutokesha ni Satani uri gutokesha ni ibiki ahubwo dusenge bikarangira nyine n'ubundi nyine bimpfiriye ubusa rero ikintu cyaje kumbabaza muri ibyo byose ni ukuntu nyine wa wundi nafataga nk'umuntu nari maze kumwizera ku buryo utavuga nari nsigaye nanamuhamagara nkamubwira ati pastor harya si wigize umuntu w'Imana ariko nawe namuhamagaraga nyine ngo nyine mbivuge muri discipline nk'umuntu umusaba oya nabivugaga ahubwo meze nk'umuntu uri kumusonga ngira ngo ndebe ko yagwa namo ngati harya pastor si wigize umuntu w'Imana wigize umuntu usenga wigize ibiki urumva nyine nawe warabaye pasiteri ati ngo n'umutima mwiza rwose ati sawa rero ndumva rero byagenze gutya na gutya nkamutura nk'akabazo runaka ndumva byagenze gutya na gutya rero kansengere maze tureke iyo Mana yawe yumvura wizeye ituma utahobera abantu neza utuma utagira uteye ku buryo nyine nkumva ko nyine uhambaye tureke iyo Mana yawe ikora ngo ndabikora nkajya kumva nsengera no nyine kuri telefone nyine agahita nsengera rimwe na rimwe najyaga kubona nyine nkabona wenda ako kabazo mfite karakemutse pe cyangwa se wenda akaba ari nk'akabazo wenda k'amafaranga nkabona nawe aragakemuye ikintu cyakubabaje ni iki nuko mutaryamanye nuko ibintu yakoze yabikoze neza yagusengeraga ibyawe ukabigeraho cyakubabaje ni iki tutarama ikintu cyambabaje nyine ni ukuntu nyuma yaho nyine yaje kumamagara nyine nanone nyine ngo ninsubireyo nyine hanze aho yarari ndagenda nyine urumva yanyoreje tike njyayo nyine nk'ibisanzwe ngo noneho nari maze no kuvuga ubundi bintu ngenda niyambarishijwe ngenda manura bingora ibi ni ibiki n'ubundi umuntu mpa ngiye kureba ntabwo abanyitayeho nagiye nambaye nyine nk'ibisanzwe nagiye nambaye ipantaro n'agashati bisanzwe uvuga ati reka ngende nyine njye kumwitaba buriya aranshaka yarambwiye nyine ngo ninze ngo hari ibintu ngo yeretswe kuri njyewe ngo kandi ngo bitari byiza ngo ni ngombwa akansengera amamagaye nk'uyu munsi arambwira ati bikunde kino cyumweru kirangire njye nawe nkubonye kuko hari ibintu Imana yambwiyeho bibi kuri we bizakugiraho ingaruka nuko nguko yabimbwiye ndashaka kugusengera bikagenda nyine nkabonye ari ibintu by'imyuka mibi ngo yakuzuyemo mbanza no kugira brage nyine ndamuseka noneho anyohereza tike nyine njyayo maze kujyayo aranyakira nyine nk'ibisanzwe tujya kwicara nyine ahantu nyine mu gahoteli runaka arambwira ati ari njye nawe ninde ujyanye undi tugende turagenda nyine turakomeza turagenda nkabona turi kugenda n'amaguru ariko tukagenda nkabona turimo turatambika ahantu mu ishyamba tugamanuka ahandi nkabona turamanuka umusozi twongera kuzamuka ahandi tugatambika ahantu mu bihuru ese pastor unjyanye hehe noneho hari ko narigeze kuraho filime ya Yesu wa gatoya nambwa se ni ko mbona uri kunereza imisozi nka ndimo ndagenda ngataka wenda iyo abari no mu Rwanda nari kuvuga ati aha ni Musanze ndi gukata aha ni mu Mutara ndi gukata cyangwa se Kigali runaka ndi gukata ariko ndahantu ntazi ndimo ndakata imisozi ntazi ndi kumwe n'umuntu ntazi ntago navuga ngo ndamuzi mugiye. な ubwo twaje kugenda nyine tugeze ahantu 'Imana yambwiyeho bibi kuri we bizakugiraho ingaruka nuko nguko yabimbwiye ndashaka kugusengera bikagenda nyine nkabonye ari ibintu by'imyuka mibi ngo yakuzuyemo
mbona dutambitse ahantu gutya, mbona duhingutse ahantu ku irimbi, ndavuga ati abazimu bashya, noneho ngira ubwoba, numva nyine ubwoba buraje bwinshi cyane. Turagenda nyine abarambwiye ngo pfukama ahangaha, pastor pfukama ahangaha, numva nyine ngize ubwoba, nyine ikintu cy'ubwoba nyine, nga pastor pfukama ahangaha gute, uva ngo pfukama ahangaha, ngo Imana ngo yambwiye ko uri kumva ngo ufite imyuka mibi ngo ijyayindi ngo ya karande nyine ikabije iteye ubwoba, kandi yambwiye ko iyo myuka ngiye kugusengera kugira ngo igende burundu. Iyo ngusengera mu rusengero ntabwo iyo myuka yari kugenda yose, yari kugenda ari igice. Niyo ngusengera handi ntabwo ari kugenda, ko Imana yambwiye ko ngiye kugusengera hano iyo myuka mibi yawe yose nkayihamba mwari no rimbi nk'uko bahambyemo bano bantu, ngo iyo myuka mibi nibwo iri bugende. Namubwira se nanjye ugiye kunshukurira untabe, ariko ntabwo nabimubwiye ngo mbimubwire gutya ku munwa. Nahise numva ngize ubwoba nyine, ndavuga ati n'umuntu uko biri kose, mpita ntekereza nyine n'ukuntu bajya bavuga nyine mu bihugu byo hanze bakunda guhemukira abantu. Ndavuga ati uko biri kose byange bikunde nanjye agiye kuntaba hano hantu, agiye kumemukira. Ubwo ngubwo nyine mba ndapfukamye nyine, ariko mfukama mfite ubwoba, ndi gutitira nyine, akanyambwira ngo wititira, ariko nkoraho gutyo nyine ngo wititira ibiki n'ibiki. Ubwo byari bimaze kuba nimugoroba nka saa moya z'ijoro, saa zishika saa 2 gutyo. Ndagenda nyine ndapfukama, atangira nyine gusenga, nkajya numva ari kuvuga Imana, numva ari gusenga Imana, arasenga umwanya akavuga n'indimi, nkumva yagiye nyine kure. Ageze aho nyuma abarambwiye ngo ninkuremo imyenda, ndamuga pasa ahantu hose basenga, nazengurutse hose basenga, hari ahantu wigeze ubona basengesha umuntu yakuyemo imyenda? Arambwira ati iyo myenda nayo wambaye irimo abazimu, kandi kugira ngo abo bazimu bagende, cyese niba udashaka abazimu bakurimo bagende, kugira ngo abo bazimu bagende uragira ute, urakuramo iyo myenda nayo ngusengere nyine, nayijugunye hariya nyine nyihambe. Namugatse numara kuyihamba nyine wamaze kuyitaba biragenda bite, ndataha nambaye ubusa? Ngo ya wigira ikibazo. Akaba yarafite nyine zino baga batwaramo Bible, ibitabo nyine nawe yaragafite. Ngo urareba ugasanga iriya baga yanjye yajemo Bibiliya gusa, ngo nazanyemo umwenda wawe wo kwambara mushya, kandi uwo mwenda nawusengeye nyine ngo urera. Mva nyine ndikanze, umva umwenda nyine twarakomeje turatongana nyine turi kubiburanaho. Kuki wabyanze kandi noneho kumwifuza? Numvaga mfite ubwoba kuko twari turi mu irimbi. Uko urumva mu irimbi niho wajya gusambana, wasambanira mu irimbi. Numvaga nyine byiza ubundi bwoba nyine. Kandi ikindi nanone no kunsengera kwiwe yansengeye bitandukanye nuko yansengeraga ari kunkoraho wagira ute, kandi imbere yansengeraga atagize ute, atari kunkoraho. Numva nyine binteye ubwoba. Byaje kugera aho ngaho nyine nyuma imyenda nyikuramo, maze kuyikuramo ndabanje gukuramo agashati, sikananamo agasengeri ko mu imbere, sigara nifashe gutya. Arambwira ngo nayo yikuremo, ngo zana nyigukuremo. Namugabo yanda yikuriramo umuntu nayo nyikubiza kugira nyine ndemera burundu nyine nyikuramo byose uko nakavutse, sigara ariko nambaye. Noneho mugenzi nsigaye nambaye gutyo yatangiye kunsengera ariko nkora mu mabere, akanyansengera agenda nyine nkora mu mabere, agira iti numva nyine birambabaje cyane, nyine nkumva ni ibintu nyine biteye agahinda. Umva nyine nawe umuntu wari uzi ko akijijwe ahora akubwira ati ibi n'ibi, urumva nyine nawe byakubabaza. Ngiye byarambabaje. Noneho ikintu cyambabaje ntago ari uko nyine ari kuvuga ati umuntu nahaye agaciro mwagira ute, kuko agiye kunsambanyiriza mu irimbi. Numvaga ko nyine niba bishaka nyine kubikora mu mutima, niko natekerezaga, kuko nago niyo nageragezaga kuvuga ntago yatumaga mvuga kuko nyine yandushaga ijwi nyine. Nkavuga ati niba wabishakaga koko kubikora, kuki utatumye tujya muri chambre nkuko nyine n'abandi twajyanagayo? Nukubera iki? Mbona tangiye nyine kunkorakora mu mabere, ibintu nk'ibyo nyine. Nyuma nibwo yakomeje gusenga, arasenga nyine, ariko asenga nkorakoraho, nkabona nyine ibintu byahindutse nyine. Nyuma biza kugira nyine ubwenge buragenda, nashidutse nyine nikubise hasi, maze kwikubita hasi ubwenge buragenda. Mumaze kugenda, maze burangije kugenda nyine, urumva we yakoze ibyakora, maze gukora ibyakora ansiga aho ngaho, maze kunsiga aho ngaho, ansiga mwirimba aho ngaho. Naje kubyuka mu gitondo, mbona mu gitondo nka saa 11 n'igice nyine, kwa kundi utunyoni tuba turimo turavuga nyine mu bubwira.
ndikanga mbona ndi mwirimbi nambaye n'ubusa umve byambeho ya saa 9 yose ntayo nigeze numva ahubwo ngiye nashidutse nikanga ndi mwirimbi. urabura ntabwo warasambanyijwe n'abazimu ntagiye kukubeshya ntabwo nakubwira ngo niwe wansambanyije cyangwa ngo nabo bazimu bansambanyije gusa ikintu cyo nzi uko nikozeho ngasanga byabaye niba wenda niba ari abazimu bansambanyije niba ari we wansambanyije ntabwo mbizi gusa ngiye naramwizeraga nyine namufataga nk'umuntu nyine w'Imana. Ariyo mpamvu mbwira abantu ngo mbwira n'abanyarwanda ngo nimukazajya mufata ibintu byose byera ngo mubone ko byera koko nyine ntugafata umwenda w'umweru ngo nuwureba gutya inyuma ubone ko wera uzajya uhindura nyine urebe no mu imbere uvuge ati uyu mwenda n'umweru koko ariko wabanje kuwureba. Urumva nanjye naramwizeraga nyuma narabyutse nyine urumva nisanze aho ngaho nambaye ubusa buri nta mwenda ntaki gusa naje gushakashaka mbona wa mwenda yari yambwiye igikanzu kinini kitanankwira mbona kiri aho ngaho noneho ngisanze aho ngaho nyine urumva nahise nkifubika ndacyambara n'ubwoba bwinshi kuvuga ati mana we aba ni abadayimoni wa muntu yanjyanye kuzimu ibiki n'ibiki njyewe ntabwo niyumvishaga ko ndi ku isi. hanyuma uwo mupasiteri waba warongeye kumubona rero? oya uwo mupasiteri nyine urumva naje kugarura ubwenge mbiganiriza uwo umubyeyi maze kumuganiriza nyine ndamufata mujyana aho ngaho ku rusengero twasengeraga kuko yaravugaga ati wenda aguhe n'itike igucyura iwanyu mu Rwanda. Tugeze kuri rwa rusengero dusanga harimo n'amateraniro yabaye mwayo materaniro nyine tugerageza turanababaza nyine twatanze itangazo mu imbere nyine bajya imbere nyine nanjye magarara imbere hari ukuntu nyine utanga itangazo kuvuga ati umuntu ntago mumuzi ati nta n'uwo twigeze tubona. Numva nguye mu kantu numva ndatunga ahubwo n'ubwo buranyica. nawe se ntabwo bakora njyewe barambwiye ngo barambonye ngo bakundaga kumbona nyine nahaje ariko ngo we ntawe babonye. Ngerageza no kubabwira kuko hari ukuntu twigeze gusohoka mbona asuhuje abantu bo muri korari abo yasuhuje nari nyibibuka nabo mu rusengero yasuhuje n'abapasiteri yasuhuje bo kuri urwo rusengero njyewe nari nyibibuka naragenda mvuga ati pasiteri ntabwo yagusuhuje umuntu umeze gutya na gutya umupasiteri ukunda kubwiriza gutya na gutya ntabwo yagusuhuje reka bangira umusazi. hanyuma se mu rusengero yabwirizagamo kuki batamubonaga rero? Birancanze nakeka ko ari mu muzima kuko ntabwo yagaragaraga. Ikindi kintu cyaje kunangaza ni ukuntu nagiye muri fone yanjye ngiye kurebana nimero ze nyine ngo mbereke na chat twagiranaga yanyorejeje ibya jambo ry'Imana bya bintu byose yanyorezaga nyine mbibereke kuko nabonaga abantu bose bangiza umusazi. Ndavuga ati reka njye no muri fone mbereke nimero ze turebe niba mutanazifite. Nziye muri telefone ikintu cyanunguye nuko nasanze za nimero ze nta zirimo ya chat yose twagiranye nta nimirimo kandi sinigeze njya muri telefone yanjye ngo nkore delete sinigeze nsiba nta n'umuntu n'uyu n'umwe nigeze nsiba usibye n'izo message wenda zindi na message isanzwe ya MTN ntabwo nigeze nyisiba sinageraga nyisiba ahubwo ikintu cyanunguye nuko nasanze na nimero ye nta yirimo na za message zose twandikiranaga nta zirimo chat zose nta zirimo. Ndavuga ati oya ibi bintu ntago ari ngiye biri kubaho numvaga ko nyine ari ukurota nyine bitari kumbaho nyine. Ndayije ndagenda maze kugenda ndavuga tugende mbajyane n'ahandi hantu nzi yabaga mbajyana no muri rwa rugo tugeze muri rwa rugo narwo batwita abasazi hono no twasanze ari n'abantu batanakijijwe batazi na Yesu ari we batwirukaniye kuravuga ati mugende batugira abasazi baravuga ati uyu mukobwa yasambanye n'igini ntabwo tutazana abazimi wacu. Navuyo natitiye nyine numva ubwoba bwanyishe gusa ikintu cyo nahise ngira ubwoba nyine mpita ngenda ndavuga ati hoya mumerekeze mbereke naragiye muri rwa rusengero ko n'ubundi harimo amateraniro ndagenda nyine imbere urumva hari ukuntu ugenda intebe zose z'imbere zose urumva zari zuzuye amateraniro yaramaze igihe kinatangiye ndagenda buriya mu rusengero ikintu cyacyo buri kintu nyine kigira umwanya wacyo. Niba ari ugusengera umuntu bawugira umwanya kuvuga ijambo ry'Imana mwanya buri kintu nyine umwanya wacu. Ngiye naragiye nta n'umuntu natsi ijambo korari iri kuririmba ndakeka ari korari yari iri kuririmba korari iri kuririmba nta muntu natsi ijambo nta n'uwo mbwiye ngo nkeneye iki ngiki nta n'umuntu mbwiye ngo mfashe iki ngiki. Ndagenda nagiye ninjye mu rusengero nirukanka mbona abantu bose bari kumanga amaso ndagenda mpita mfukama imbere mvuze induru cyane ndavuga ati mu nsengere nshaka gukizwa ibyo ngibyo gusa nibyo nzi gusa ndashimira Imana nyine navuye aho ngaho bansengeye
mpitamo kwakira Yesu n'umukiza numva nyine nshatse gukizwa sibyo kuko ibintu byari bimbayeho byari ubwa mbere pe kuko narabikoraga nkaryamana n'abantu mu gitondo bwacya nkababona ejo bundi twongera tukabonana ariko ibintu byari bimbayeho nibyo byanteye byaguhaye irihe somo ibintu byampaye isomo ryo guhita nkizwa kuko nta kindi niko navuga kuko ibyo bintu iyo bitaza kumbaho ndakeka nashidikanya ko n'ubu ngubu biba biki mba nyiri muri bya bindi mba nyiri muri bwa buryo ariko ibyo bintu nyine byatumye nyine numva nkunze Imana sibyo kuko Imana yatumye ndokuka hari ahantu kuko yari icyo gererega no kuncukurira akantaba kuko anzi hehese yari no kunkingura cyangwa icyo gerere kunjyana n'ikuzimu ariko ndashimira Imana nyine yatumye mva aho hantu ndashimira Imana nyine yatumye nyine mva muri ibyo ngibyo ibyo byose buriya nta kintu kibaho kidafite impamvu n'ibyo ngibyo nabyo byabayeho kugira ngo nakire agakiza menye Yesu ubu ngubu rero ndashimira Imana nakiriye Yesu n'umukiza ni ukuri kandi ndashimira Imana ko yambaye hafi na bya biganiro nakoraga byose ni ukuri narabiretse wenda utazabona n'ibindi buri muntu wese yaprodinga ibiganiro uko ashaka kugikorera uyu munsi ukacyaprodinga ejo cyangwa umwaka utaha hari ibiganiro byinshi cyane nagiye nkora kandi abone n'abaga nabikoreye bari banyishyuye amafaranga yabo urumva bagomba kuzabisohorera igihe babishakiye rero rwose ndabasaba imbabazi nako muzabona kari hanze wenda bagasohoye nk'ejo cyangwa se bakagasohora nyuma y'iki kiganiro ndi kuba nyuma y'ubuhamya mbahaye uzumve ko ntabwo nzaba nagakoze pe narakijijwe ubwo nyine we azaba yagasohoye nyine ku burenganzira bwiwe ariko njyewe narakijijwe pe ukizwa mugani kare nibwo atubwira ati ukizwa n'urugendo ati naye ndacyari mu ntambara yego ati sibiri fura ariko buke hari ibyo naretse kandi koko ni nabyo mugani ntabwo yahita akizwa ngagende nyine nka wa muntu wamaramaje ariko buke bizaza humura kandi ubuhamya navuga burafasha abandi benshi gusa tukwifurije gukomeza muri ako gakiza ukagenda buke uzagera ubu ngubu uri gukora iki oya ubu ngubu nta kazi mfite mbayeho nyine uko nguko ndicaye nyine muri make nyine navuga ko nyine nta mikorere mfite nyine gusa batsenga Imana nyine mbonye nk'ubushobozi cyangwa abona nk'ubufasha najya mu isoko nyine nk'abandi nanjye nkajya gucuruza imbuto nkareba aho nazajya nkura iyo jipo yo kwambara nkareba nyine aho nazajya nkura nyine buri kimwe cyose nyine nifuza kugira ngo ejo n'ejo bundi nazasubira ku kirarikira nkasubira mu kabari cyangwa se ejo n'ejo bundi nazabura umwenda wo kwambara nkasubira muri twa twenda nambaraga kera niwo mushinga mfite rero mbasaba namwe nyine mu nsengere kugira ngo nyine Imana ime ubwo bushobozi nyine bwo kuba nabasha kwikorera kugira ngo mbone umwenda kuzajya nambara njyewe nujya gutangira uwo mushinga wemerewe 50,000 urakoze cyane ujya gutangira wamaze kubona ikibanza gihe 50 uzambwire nyaguye nabwo n'abandi barakomeza kugenda bagufasha urakoze cyane namwe murakoze